Ikaze dusangire ubuzima. Ndabasuhuje bakunzi b'ibi biganiro. Nishimiye ko ikiganiro cyatambutse mwagikunze. Turakomeje n'icyiciro cy'ibiganiro kuki utarashaka. Ni ikibazo kimwe abantu bakunze kubazwa, kandi twaravuze ngo reka tubiganire kuko turi muri sosiyete, twese biratureba. Ubushize twaraganiriye twumva ibitekerezo by'abantu batandukanye. Dusanga abantu batarashaka, bimwe mu bibazo bahura nabyo ni uguhozwa ku nkeke kuko batarashaka, cyangwa se bagafatwa nk'abantu bafite icyo babuze, badafite agaciro muri sosiyete. Nyamara ntabwo ariko biri. Abo bantu ni abantu b'umumaro, kandi turabizi ko tubakenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero uyu munsi turakomeza n'icyo cyiciro cy'ibiganiro. Turaba dusubiza ikibazo kivuga ngo ese hari imyaka umuntu yagombye kutarenza? Iyo myaka ni iyihe? Ubushize twaravuze ngo leta yashyizeho imyaka yo gutangiriraho mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko ndumva ntayo gusorezaho ihari. Haba hari umuntu wagiye kwiyandikisha ku murenge bakamusubizaho ngo yaratinze, yarengeje imyaka. Uko niko amategeko abibona, buri wese baramusezeranya igihe yujuje imyaka y'ubukure. Ariko se niko sosiyete yacu ibibona? Reka twongere twakire abantu batandukanye batuganirize kuri iyi ngingo, twumve ibitekerezo byabo. Again biterwa na sosiyete umuntu arimo. Mu Rwanda anje nahari mbona muri rusange umuntu urengeje imyaka 30 biba bisa nkaho yarengeje rwose. Ni ngo hari bashobora kwihangana 20 n'inga, ariko bigeze muri 30 biba bisa nkaho umuntu yatangiye kurenza igihe gikwiriye cyangwa igihe rusange abantu bashakiramo. Ingaruka zo kutarashatse muri icyo gihe navuga ko cyane cyane ni ku rubyaro, ni kubaka umuryango. Umuntu wifuza kugira abana, gutinda cyangwa gushaka umuntu amaze gukura bishobora kumuviramo kutagira imbaraga zo kubyara neza bimworoheye, cyangwa zo kubyara abana benshi. Ikindi ni uko mu buryo sosiyale, mu buryo bwo kubana n'abantu, abantu mwabyirukanye mwumva ko muzagendana mu bintu byose, mu mashuri, mu kazi, none ugasanga niba bamwe baragize muri etape yo gushaka no kubaka no kubyara, undi atarabigeze, bisa nkaho hari ibintu bimwe bigoye ko mwagendanamo, kuko ubundi bamwumva ko muzabyarira rimwe, mukajya muganira ibyo muri kugenda muhura nabyo by'abana, by'urugo. Iyo rero iyo etape mudahise muyihuza, bisa nkaho n'imibanire y'abantu nayo iyo itari isanzwe yubatse ku rukundo, hari no n'ibindi bintu bikomeye, niba yari yubatse ku kugendana mu bintu byo mu buzima, usanga hari igihe abantu badakomeje kugendana kuko nyine badagihuje cyane ubuzima barimo. Igihe ntarengwa cyo gushaka kuri njye mbona ntacyo. Igihe cyose umuntu agifite imbaraga, ingingo z'umubiri we zigikora neza, yashaka. Kuko n'Aburahamu umugore we Sara amaze gupfa yarongeye arashaka, kandi tuzi ko yari arengeje imyaka 100 muri icyo gihe. Nta ngaruka n'imwe nawe naragizweho nuko hari abumva ko natinze gushaka, kuko gahunda z'ubuzima bwanjye sinzihuza n'ibyo abantu bifuza, cyangwa ngo zigengwe n'amarangamutima yabo. Kuri njye numva ntaratinze kuko nta gihe ntarengwa cyo gushaka kibaho. Bigira igihe bitangiriraho ku myaka y'ubukure yemewe n'amategeko ariyo 21, ariko nta gihe ntarengwa kiriho. Iki cyo kabisa abantu bacyumve batuze. Imana ishimwe ko itabishyize muri limite z'abantu
yewe n'igihe cyo kubyara nta gihe ntarengwa ku bizera. Abantu baduha, hari ibyo biyoloji ivuga nk'abana b'abantu, hari n'iby'Imana ivuga ku muntu wizera Imana. Ariko nanone tunabivuga ikindi, ntago gushaka finalite yayo ari ukubyara. Hani naho abantu bajya bibeshya cyane. Muri icyo gihe twaba tugiye kuvuga ngo umuntu wese ushatse ntabyare akwiye gusenya cyangwa akwiye gusendwa cyangwa akwiye kwaka uburenganzira bwo kwita umugore w'umugabo cyangwa umugabo w'umugore. Gushaka no gukundana, niyo mpamvu niba abasezeranya barababwira ngo muzabana mubyaye mutabyaye, murwaye muri bazima, mukize mukennye. Ni uko igihango cyo gushaka kiri hejuru yo kubyara, kiri hejuru yo kugira abana, kiri hejuru yo gutunga, kiri hejuru yo kugira sante iri normal, kuko hari n'igihe ubuzima bukunanira kandi wareba impamvu naho byaturutse ugasanga si ibintu wavanye mu miryango, si ibintu wavanye mu biki. Rero twibwire yuko kabisa iki cyo gisobanutse. Nta mpamvu yo kumenya ngo hari igihe ntarengwa cyo gushaka. Ubaye ugize amahirwe yo kubikora hakiri kare ukabona uwo muzabana hakiri kare, Imana ishimwe. Abaye aje nyuma y'igihe wowe wumvaga wibwiraga, imigambi y'Imana siyo y'abantu. Mwabyiyumviye, barakoze kutuganiriza. Impamvu habaho kotswa igitutu ku bantu bigaragara ko batinze gushaka cyangwa se no gukoresha iryo jambo gutinda, impamvu nyinshi zavuzwe. Ariko ibyo byose akenshi biterwa n'uko abantu bagereranya abandi. Kugereranya abantu rero badahuje ubuzima bijya bituma twirengagiza ko ibintu byose abantu batabigereraho rimwe. Ubuzima ni impano nziza kandi buri wese hari impamvu ariho. Iyo dutinze ku byo umuntu adafite bituma tutabona n'ibyo afite. Ari witwa ko atabifite nawe hari igihe abura umutima wo gushima, ntaha agaciro ibyo afite. Cyangwa se natwe nka sosiyete muri rusange tugahoza abantu ku nkeke, ntitubashe kubona ibyiza bafite n'umumaro badufitiye muri rusange. Amahame ya sosiyete n'imitekerereze ntabwo ari mibi, ariko ni byiza ko sosiyete yiga kubona ko hagenda habaho impinduka. Reka dufate urugero. Kera basogokuruza bacu twumva batubwira ko bashakaga ku myaka 15, 16, yemwe na 14. Uwagezaga 17 yabaga yaratinze. Nyamara ubu ubikoze ugashyingira umwana w'imyaka 14 abasambanyijwe, biri mu byaha by'ihohotera, kubera ko hari ubundi bumenyi sosiyete yiyunguye. Ari uko uwo mwana atiteguye kuba umugore cyangwa se kuba umugabo, bigatuma akwiriye kurengerwa. Murumva ko habaho impinduka uko sosiyete igenda yunguka ibitekerezo bishya. Ikindi, niba gushaka bishingira kubona ko hari umuntu mu byumva kimwe mushobora kubana kandi mukabana mwishimye, nta gihe ntarengwa cyagombye kubaho. Igihe cyose umuntu azi icyo ashaka, iyo akibonye arakimenya. Ntibyagombye kuba impamvu y'impagarara mu miryango ndetse no muri sosiyete muri rusange. Ahubwo byatuviramo isomo ryo kuvuga ngo aba bantu bafite umwihariko, reka twubahe amahitamo yabo. Wakoze gukurikira iki kiganiro. Ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha, turacyafite ibibazo dusubiza kugira ngo dusobanukirwe iyi ngingo. Dusangire ubuzima.